Muraho neza. Muri iki kiganiro tugiye kuganira ku kibazo abantu benshi bakunze guhura nacyo, aricyo cyo kuribwa mu nda nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina. Abantu bamwe bibaza nimba ari ibisanzwe, abandi nabo bakibaza nimba byaba ari uburwayi. Waba se warigeze wumva hari abavuga ko bibabaho? Cyangwa wowe unyumva muri kano kanya byaba byarakubayeho? Kurikirana kino kiganiro kugeza gisoje, uraza kumenya impamvu nyamukuru zibitera, umenye n'uburyo wabyirinda kugira ngo usigasire ubuzima bwawe bw'imyororokere. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Kuribwa cyane nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina ni ikibazo gikunze kubaho cyane cyane ku bagore, kandi gishobora guterwa n'impamvu zitandukanye, zimwe zoroshye, izindi zikaba zisaba kwitabwaho n'abaganga. Dore zimwe mu mpamvu zishobora gutera kuribwa mu nda nyuma yo gusoza igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Impamvu ya mbere ni ukubura ubushake cyangwa se kubura ububobere buhagije. Iyo umugore atiteguye neza cyangwa adafite ububobere buhagije, imibonano irababaza ndetse bishobora no gutera kuribwa mu nda cyangwa se kuribwa mu gitsina nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina. Impamvu ya kabiri ni indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Indwara nka chlamydia, umutezi, trichomonas n'izindi zishobora gutera uburibwe mu nda, mu gitsina ndetse no mu gihe cy'imibonano ukababara. Iyo utivuje neza zishobora gutera ikibazo gikomeye nko kwangirika imbere mu gitsina nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga ngo nimba ujya wiyumvaho ikimenyetso na kimwe cy'indwara iyo ari yo yose, yaba infection urinaire, yaba umutezi, yaba mburuguse, indwara zose zifata hariya mu myanya y'ibanga, uba ugomba kugerageza ukivuza, kandi ukivuza ku buryo buhagije, ugakoresha na examen de controle ukamenya neza ko nta mikorobe zikikurimo, kubera ko nyuma y'aha ngaha hashobora kubaho ingaruka zitandukanye cyangwa gukururirwa n'izindi ndwara kandi ziturutse ku ndwara imwe. Ushobora kuba wasuzuguye ko hari nk'abo ujya ugasanga byabaye ngombwa ko haje nk'ibintu by'ibibyimba mu gitsina, ugasanga se bibaye ngombwa ko batakwa no gusa nk'aho wagira ngo batonyotse. Ibyo byose biba byaturutse ku kwirengagiza kandi byagiye bizamuka gahoro gahoro babireba, ndetse bakabikoreraho n'iyo mibonano ariko bakihangana. Nta mpamvu yo gushinyiriza rero, jya wivuza kandi wivuze neza, ni indwara zikira nta kibazo. Impamvu ya gatatu ni ugukoresha imbaraga nyinshi cyangwa gukora imibonano ikabije. Imibonano ikozwe nabi, igihe ikozwe ku muvuduko mwinshi, ishobora gutera gukomeretsa imbere mu nda cyangwa se mu kiziba cy'inda, ariho ku nkondo y'umura, bikagutera ububabare ndetse bukaba bwakomeza no kubaho nyuma y'igikorwa cy'imibonano. Impamvu ya kane ni uko ushobora kuba urwaye infection y'udusabo tw'intanga utabizi. Iyi ndwara akenshi ikomoka ku zindi infection zitavuwe neza. Ubu bwoko bwa infection rero butera uburibwe bukabije mu nda, cyane cyane nyuma y'imibonano mpuzabitsina. Impamvu ya gatanu ni endometriose. Endometriose ni indwara ituma uturemangingo tw'imbere mu mura dukurira ahandi hatari aho twagenewe kuba, tugatera ububabare cyane cyane mu gihe cy'imihango, cyangwa se nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina ugasanga umuntu ufite ino ndwara ya endometriose agize uburibwe bukabije cyane. Iyi ndwara kandi ishobora gutera ingaruka zidasanzwe mu gihe cyo kubyara. Impamvu ya gatandatu ni ibibyimba byo mu mura. Ibibyimba byo muri nyababyeyi bishobora gutera ububabare bukabije nyuma y'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, bitewe n'aho biri n'ingano yabyo. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ukunda kumva uburibwe nyuma y'uko igikorwa gisoje, jya ugerageza kutabifata nk'ibisanzwe, ugende ujye kwisuzumisha barebe imvano yabyo kuko byanze bikunze bifite ahantu biri guturuka. Iyo wivuje hakiri kare rero
bashobora kubona impamvu ibitera maze bakayihagarika hakiri kare itarakura ngo ikugeze kure ibe yakubyarira ibindi bibazo. Impamvu ya karindwi ari nayo ya nyuma mu zo nahisemo kubabwira uyu munsi ni siterese n'umuhangayiko mwinshi. Imibonano ikozwe mu gihe umuntu atishimye cyangwa se afite ubwoba ndetse no mu gihe afite ibindi bimubabaje, umubiri uhita ukora umusemburo witwa cortisol n'uwitwa adrenaline. Iyi misemburo itera kwikanya kw'imitsi cyane cyane mu gice cy'inda n'imyanya ndangagitsina, maze hakabaho ingaruka zo kuribwa mu nda, mu gitsina cyangwa mu mugongo nyuma yo gukora iyi mibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga ngo mu gihe cyose ugiye muri iki gikorwa ugomba kugerageza kujugunya ikindi cyose kidakurura umunezero, ukagishyira ku ruhande, ukabanza ugashaka umunezero w'uwo mwanya kugira ngo winjire mu munezero wundi ugiye kujyamo uwufiringa bihagije. Atari ibyo rero ushobora guhura n'izi ngaruka tumaze kubona, kuko iyo winjiye muri icyo gikorwa utameze neza fisikema mentalema, umubiri nyine uhita usekereta iyi misemburo ya cortisol na adrenaline, maze imitsi yawe ntiyirorashe. Niba hatabayeho relâchement de muscle ntabwo igikorwa kiri bugende neza, kuko elasticité irabura, maze uze kuza kugira iki kibazo gikabije cy'uburibwe. Turebere hamwe uburyo wakoresha kugira ngo wirinde kujya ubabara mu nda nyuma yo gusoza igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Uburyo bwa mbere, niba ukunda kubura ububobere mu gikorwa, koresha Lubrifiant à la base d'eau. Aya ni amavuta yabugenewe muri iki gikorwa ku bantu bagira ikibazo cyo kuma mu gitsina mu gihe cyo gutera akabariro. Irinde gukoresha amavuta atagenewe icyo gikorwa nk'amavuta yo mu gikoni, kuko ashobora kugutera kwangirika cyangwa se kwandura mu myanya y'ibanga. Uburyo bwa kabiri, banza umenye impamvu ishobora kubigutera ubwo bubabare, kuko abababara bose batabiterwa n'impamvu zimwe. Ugenzure niba ubiterwa no kuma mu gitsina, cyangwa se niba haba habayeho imibonano ikabije, cyangwa ukaba ufite uburwayi mu myanya y'ibanga. Bishobora kandi no guterwa n'ibindi bintu bitandukanye, harimo n'ibyo tutavuze hano. Kuko iyo umenya impamvu iri kugutera ikibazo, uyifatirana hakiri kare maze ugafata ingamba zo kuyihagarika kandi bigakunda. Uburyo bwa gatatu, kora isuku ihagije mbere na nyuma y'imibonano, ukoreshe amazi meza. Ikindi kandi hindura umwenda w'imbere, unakontorore niba ufite isuku ihagije. Uburyo bwa kane, irinde imibonano ikabije cyangwa se idahwitse. Jya wiyumva mu mubiri wawe, wumve nimba ubabara cyangwa se wumve nimba utiteguye neza. Wanasaba mugenzi wawe mugasubika igikorwa, ukabanza ugakuraho imbogamizi izo arizo zose zatuma kitaza kugenda neza. Ikindi kandi gira umubano wubakitse neza, wubakiye ku bwumvikane no guhuza, kuko bituma umubiri wihagararaho neza, za misikire twavuze zikaba rorashe, ugasanga uriteguye ku buryo mu gikorwa nta ngorane biza gutera, kandi bikurinda kugira ububabare twavuze bushobora kubaho na nyuma y'uko igikorwa cyarangiye. Uburyo bwa gatanu, gerageza kwivuza nimba ububabare bukomeje igihe kirekire nyuma y'imibonano. Ni byiza gusura muganga w'indwara z'abagore cyangwa se gusura muganga w'indwara z'abagabo nimba bikubaho nawe uri umugabo, kugira ngo hakorwe isuzuma ryimbitse maze bagufashe. Ntukabe muri kino gikorwa ushinyiriza rero, ni igikorwa ugomba gukora ufite umunezero, kandi nta nubwo ugomba kukijyamo ufite umuhangayiko ngo wenda nyuma nugisoza uraza gushiduka winjiye mu buribwe. Kuraho imbogamizi izo arizo zose zabangamira igikorwa, kuko umurimo wose werekejeho amaboko ugomba kuwukorana umwete. Buri rugingo ruba rugomba kuba rufite isuku, rufite umutuzo, rufite umutekano, kugira ngo rukore neza icyo rwagenewe gukora. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza bw'imyororokere. Ndagushimiye, mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.